Reka mbasuhuze inshuti zanjye mbifurize kugubwa neza, mvuga nti umugisha w'Imana yabahaye ikomeze kubagurira imbago umunsi ku munsi, wowe n'umuryango wawe muhirwe n'Imana, kandi Imana nyiringabo ari nayo so ibagenera ibibakwiriye umunsi ku munsi. Uyu mwanya mbasuhuza ngewe ndanezerewe, nejejwe nuko ndimo nkureba urimo ndeba, turimo tuvugana ibyiza by'Imana cyangwa se ubuntu bwayo itugirira. Hari ukuntu rero Imana igenza, burankunda barokore bagira imvugo nziza ngo hari ukuntu Imana ibigenza, ngo hari ukuntu Imana ibikora. Uko kuntu Imana ibikora rero nibwo buryo bwiza, hanyuma ibikora kugira ngo ubeho. Hari ahantu Imana igira gutya ikaguhisha umuntu atabizi, ariko Imana ibizi. Wowe n'Imana rero nimwe mwenyine ufitanye ibanga n'Imana. Mbere yuko mama kubyara hari ukuntu warubanye n'Imana, kuko hari Imana ari igufite mama atabizi. Mbere yuko uwo mugabo agushaka wabanaga n'Imana, hanyuma mbere yuko umugore mubana nawe wabanaga n'Imana, na mbere yuko kandi wisanga ubana n'umuryango mugari hari ukuntu warubanye n'Imana. Biragukwiriye kusabana n'Imana. Aha Imana iguhisha rero n'ahantu hakomeye, mu nkuge ikomeye. Hari umugabo umwe tujya dusoma muri Bibiliya ufite amateka kandi akomeye. Nowa, Imana yamubonye nk'umukiranutsi, irangije iramubwira ngo Nowa ibarize inkuge mu giti cyitwa goferi, hanyuma abaza inkuge. Nowa yahamagaye abantu batari bake, arababwira ati Imana irifuza ko muza mu nkuge kuko imvura izagwa. Icyo gihe nta mvura yabagaho, imyaka yakuzwaga n'urume cyangwa se ikime. Kenshi iyo tuvuga, iyo turi imbere y'abantu, tuba tugira ngo tuvuge nanone kandi ubyumve mu rurimi rw'iwanyu. Dufite uturere dutandukanye tw'igihugu cyacu. Hari aho uzasanga bavuga ngo Kirera, Kigoyi, Gikigaho, n'indimi zitandukanye, ariko si uko ari indimi zitandukanye kuko abanyarwanda dukoresha ururimi rumwe, ahubwo usanga ari akarere gaba gafite iminogereze yayo cyangwa se yako y'ururimi. Hanyuma rero nawe mu karere utuyemo, mu karere urimo, wasanga hari ukuntu muvuga inkuge, ariko ni inkuge, ubwihisho. Hanyuma Nowa amaze kubaza inkuge, imaze kuzura, ahamagara abantu banga kumva, kugera umunsi Imana yamubwiye injira mu nkuge, hanyuma imuha n'ubwoko bw'ibikoko, inyamaswa zigomba kujya mu nkuge, ikigore n'ikigabo. Ndetse Nowa n'abiwe binjira mu nkuge. Abantu babonye imvura itangiye kugwa, batangira kuvuga bati noneho ibyo Nowa yavugaga no kuri. Reka tujye kureba Nowa adufungurire. Abantu baraza barakomanga, Nowa arababwira ati mwari muzi n'ikindi, sinjye wafunze, Imana niyo yafunze. Ubu nge rero ntacyo nabasha gukora ngo nkingure, hanyuma namwe mwinjire mu nkuge. Ubwo nyine ni ukurimbuka. Inyamaswa z'inkazi, inyamaswa zoroheje, iz'amahane n'izitagira amahane, ndagira nkubwire ko aho zari zatangiye kureba mu muramudisha. Hari abantu bavuga ngo rimwe na rimwe, wenda mu bitabo bisobanura Bibiliya muri komanteri, ngo intare amakana yari ifite yabonye izindi ntare haze zirimo zibirindura mu mazi, ngo hita ikizwa. Ntago mbizi, sinari mari, usanga rimwe na rimwe izari komanteri, ariko koko niba arabashije kureba hanze ikabona indi ntare irimo iribirindura mu mazi, yahise ituza, yavuga iti byaye ntuzi ko bitoroshye. Koko nukuri. Uyu munsi nuzabona abakozi b'Imana, nuzabona mwene so, nuzabona umuntu mu muryango akubwira ati ngwino kuri Yesu, arimo araguhamagarira kuza kuri Yesu. Yesu yavuze amagambo akomeye, ni nge nzira n'ukuri, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Nawe nutamenya Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ntibizakorohera ku Mana, ntushobora kugerayo, kuko Kristo niwe muhuza w'Imana n'abantu. Ngwino kuri Kristo kugira ngo nawe ubashe guhunga. Inkuge dufite uyu munsi ni Kristo, kuko niwe muhuza wenyine uduhuza n'Imana. Hanyuma nawe bizaguha ubugingo. Uyu munsi rero ndetse n'iminsi izakurikiraho, tugiye kujya dukurikira channel yitwa Inkuge. Iyi nkuge rero ni ya Nowa. Iyi nkuge ya Nowa uyu munsi tubuze kugeranya no vuga ngo hungira muri Kristo kuko ariho hari ubuzima. Bivuze ngo nawe umunsi ku munsi uzakurikira ibiganiro bitandukanye by'inkuge,
ya Nowa. Ariko tuzabanza gusobanura byinshi cyangwa se gutanga ibisobanuro. Tuzatumira abakozi b'Imana batandukanye batubwire kuri aya mateka y'iyi nkuge ya Nowa, bagaruke kuri Nowa. Ariko nanone nugera kuri channel yacu ya YouTube inkuge ya Nowa, ukore subscribe, ukore like, share ndetse na comment, kugira ngo umunsi ku munsi tukugezeho ibiganiro bitandukanye. Nukora share uraburi gusangiza inshuti zawe ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Abakozi b'Imana, abahanuzi ndetse n'abahanga mu bya Bibiliya, abagira iyerekwa mu bya Bibiliya n'abafite ubusobanuro buhagije kuri Bibiliya, benshi tuzaganira, tuzagira abatumirwa batandukanye batugezaho bimwe mu mateka y'inkuge. Uzasobanukirwa aho inkuge ikwiye guhurira na Kristo. Kandi nshuti zanjye, muri mu bihugu bitandukanye, Amerika, mu bihugu bya Amerika, mu bihugu by'i Burayi, mu bihugu bya Aziya, Australia, muri Afrika, nshuti zacu mwumva ikinyarwanda, bizaba ngombwa ko dukoresha n'indimi z'amahanga. Reka rero ntibizakubuze gusangiza n'abatumva ikinyarwanda. Nshuti yanjye, musabira umugisha w'Imana. Kuyi kamera uzajya ubibona umunsi ku munsi hariho abakozi b'Imana batandukanye. Ngewe warebaga uyu munsi cyangwa se warebaga uyu mwanya cyangwa se uri murambona uyu munsi, amazina yanjye Nikuzo Emmy. Nshuti yanjye, mu biganiro bitandukanye tuzakugezaho umunsi ku munsi. Reka no mukanya tugaruke nanone kandi tukuzaniye ikiganiro twaguteguriye. Utibagiye ko n'inyigisho uzazikurikira hano, utibagiye ko tuzaguha n'ibyegeranyo n'indirimbo zitandukanye n'ubutumwa bwiza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha, kandi umugisha ibaha ndetse mwisanzure n'urubyaro rwanyu n'imiryango yanyu ndetse n'ababagana umunsi ku munsi. Muhabwe umugisha n'Imana.